ugende ujya kwimika ujya mu rugo kwa Yesaya kuko hariyo umuntu ufite umutima nk'uwo nshaka. Samweli arahaguruka ariko Imana iramubwira ngo witonde ntujyane amarangamutima yawe. Biravuze ngo nuko Imana ivuganye na Samweli, Samweli arahaguruka. Narivuze ngo uyu munsi Imana ihagurutse Samweli wawe, Imana ihagurutse Samweli ku buzima bwawe. Uyu Samweli naza ibidasobanuye arasiga bisobanuye. Uyu Samweli naza araguhesha ibyawe Satani yanyaze. Ndagira ngo nkubwire ngo wigira ikibazo nubwo ibya mbere byanze, humura mu gihe ugihumeka bizongera byemere. Imana nishimwe. Before dry sire mando ya sire tutaya binifo. Kandi ubafashije. Diane Imana inyeretse Diane ni umubyeyi. Ukuboko kw'Imana kwera kurakubonekeye. Imana mbonye Imana iguhereza gakondo nyine. Mbonye Imana iguhereza gakondo mu mujyi wa Kigali. Numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo kandi no kwitwara uzitwara. Before dry sire mando ya sire tutaya binifo zeni mangaya sika. Rabi mora Senyeri, ndakumva Yesu. Hanyuma Imana inyeretse umuntu witwa Mose amaze igihe kinini ku musozi. Uyu Mose ameze nka Zakariya wamaze imyaka 80 cyangwa se ameze nka Manowa maze igihe yararambiwe akeneye urubyaro. Ariko Imana ivuganye nanjye irambwira ngo irirahiriye Imana iguhaye umwana, kandi uyu mwana azaba ari umwana w'umuhungu. Imana ivuganye nanjye irambwira ngo biragira mu kwezi kwa 8 ibimenyetso wabibonye. Before dry zenimanga wibaza nimba ari wowe utabyara cyangwa ari umugore utabyara. Nukuri Imana ivuganye nanjye irambwira ngo igihe umaze usengera urubyaro kirahagije. Uyu munsi Imana irakuboho iminyuru yari kuboshye. Uyu munsi Imana ishyize Babuloni imbere yawe. Imana ivuganye nanjye nivugana nawe n'uya gusezeranyije urubyaro. Imana irambwiye ngo uri se w'amahanga. Mose we mbonye Imana iguhereza umwana, ntabwo uzase ntabwo uzakozwa n'iswe. Niko Imana ivuganye nanjye. Nitaya binifone dry zenimanga ya sire kandi ndumva fashe. Biravuze ngo ibyago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutsi ariko Uwiteka amukiza muri byose. Ndabona ukuboko kw'Imana kwera kuboreka, ndabona umuco w'Imana. Ndabona Imana irimo irambika abantu imbaraga, ndabona Imana irimo iratabara inone, ndabona Imana iri kwimukira amavuta mu yandi. Luka igice cya mbere 3:7 haravuze ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ndagira ngo mbwira ngo nta jambo Imana yavuze rizigera rihera, kandi ikintu cyose cyandikishijwe na bike ntago kijya gipfa gusibangana. Hoya ndagira ngo nkubwire ngo imirimo wakoze umugabo witwa Morodekayi yegeze yakora imirimo aburira umwami ubwo Bigitani na Tereshi ngo bashakaga kumwica. Aburira umwami aravuga ngo umwami igihe kirageze mbonye akagambane bashaka kukwica. Ariko birivuze ijambo rikomeye ngo umwami Yesu rusabyumvisha arandika aravuga ngo igendere. Morodekayi baramubaza ati hari ikintu baguhaye? Morodekayi arababwira ngo nta kintu bayamaye, iki kora cyo banditse. Ibi bintu banditse naho bitandengera ngewe izarengera urubyaro rwanjye. Ariko ngo igihe kimwe Abayuda basabwe, igihe kimwe Abayuda basabwe ngo bari mu bihe byo gusenga Imana ibuza amahoro. Umwami Yesu ngo batumize igitabo cy'ubutirabwenge. Ya nyandiko yanditse iburira Morodekayi n'Abayuda bagenzi. Ndagira ngo ubwire ngo ikintu cyose wakoze ugikoresheje umutima ukunze harahana Imana yacyanditse, harahana Imana yacyanditse. Kandi iki kintu uzagihembera, iki kintu uzagihembera, iki kintu before dry uzagihemberwa. Zenimanga ya sire tutaya binifo ene dry sire. Ngiye kubona mbona uwo bita n'umukobwa bamwita niyo mufasha Benita. Imana ikuntumye haka kanya niyo mufasha Benita. Irambwiye ngo umaze igihe kirekire ushaka perime, ishura ni ya 4 ukora byanga, ariko Imana irambwiye ngo iguhaye perime. Ikindi ufite uburwayi bukomeye cyane, uraribwa mu nda, umaze igihe kirekire uribwa mu nda, inyama zo mu nda zirakurya mu rwego rukomeye cyane nta kutivuje. Ariko Imana ivuganye nawe
Bibiliya ivuze ijambo rikomeye muri Mariko ibice byaho 5 tubarutse 24 ngo hariho umuntu wabaga mu mugongo we yaramaranye uburwayi imyaka 12 ngako yumvishe ijwi rya Yesu agira ishyaka n'umwete arabyigana amaze kubyigana aribwira ngo nimukoraho cyonyine ndakira. Imana irambwiye ngo akira gukorwa kuri Yesu, akira gukira. Imana ivuganye nanjye ngirirahiri ibivuze 3 nabyo irambwiye ngirirahiri. Imana igukwiye uburwayi kandi Imana iguhaye pe, niko Imana ivuganye nanjye, kandi izakubakira urugo rwiza. Ntukirebe ngo wisuzugure, ntabwo Imana iturebera muri gakondo, ahubwo Imana ireba ikizatugira cyo. Imana namwengira gukunda nubwo nyine imibereho yawe yari ikomeye, ufite ibikomere bikomeye cyane, ariko Imana ivuganye nanjye niyo mufasha Benita. Imana namwenga igiye kukomora. Mbonye ejo hawe ni heza, mbonye ufite ejo heza, mbonye Imana izakugira neza, mbona mu rugo rwawe, mbona uzafasha abantu, mbona uzarera ipfubyi. Numva Imana ivuganye nanjye before dry. Hari urugendo rwawe rusa nkaho rwasubitse, Imana ifukuye, niko Imana ivuganye. Kandi rambwiye ngo ugifungura nyine ugifungura utege iki kiganiro ugikurikirane, Satani nakunyage, kuko Imana yiteguye kukugira neza before dry. Zenimanga imbonye amarembo maremare, Imana ifungura amarembo magari ku buzima bwawe. Mbona ubucyo w'Imana urakurasiye. Bibiliya yavuze ijambo rikomeye nuko Samweli arahaguruka araza yimikisha amavuta Dawidi. Ngamaze kumwimikaho ngo Dawidi asubira mu ishyamba. Shatse kuvuga ngo iyi Imana iguhamagaye ntagihera ko ngo gutabara, irabanza ikakwigisha gusenga, ikakwigisha umuntu, ikakwambika imbaraga. Luka igice cya 2:80 havuze gutya, havuze ngo nuko mwana arakura, akurira mu tayo, akura gwiza imbaraga z'umutima. We warucogoye, Imana ivuganye nanjye ngo ni wakira imbaraga. Ariko Mana Yesu nijoro ibi ni ibiki Yesu? Henita kibo mando yasire tutaya bini sasoma zenima nga yasire before dry. Ndakubona Yesu, ndakumva taya bini fone dry, zenima nga yasire tutaya bini fone dry. Rabi mo ene dry nibso ndakumva. Urakoze Yesu, ibi ni ibiki nibyo forasi cyangwa ngo ndakubona. Imana ivuganye nanjye ufite agahinda ndetse n'umubabaro. Mugabo wawe arakora, ariko ibyo akora numenye ibyo akora ibyo ari byo, urategereza ukabibura. Ni umushoferi. Imana ivuganye nanjye ndetse nyene ufite mukeba. Imana ivuganye nanjye ndafashirwe, kandi Imana iramwe ngo hari ukuboko kwa mukeba Imana igukuyeho. Imana ivuganye nanjye ngiguhanaguye amarira, ikomoye igikomere umaranye iminsi. Biravuze ngo ibyago n'amakuba ni byinshi cyane, ibintu bafite ni byinshi cyane, sinabivuga ngo mbirangize, ariko ndi kumva Imana ije gutabara, Imana ije kurengera. Henitaya bini fone dry zenimanga rerebo zenetaya bini fone dry sire. Ndakumva Yesu himbazwa. Hanyuma ibyago n'amakuba ni byinshi kumukiranutse, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Biravuze ngo yaba Uwiteka atari wabaye mu ruhande rwacu, ababisha baba baratumize mu Uwiteka yabaye mu ruhande rwawe, ntacyo uzaba. Imana iraguhetse igukize ku mugongo wawe. Mugongo w'Imana ni mugari, ntago wanyerera. Imana iragukunda kandi Imana irakuzi. Muri njye yavuze ngo irabizi kuturusha, niduhumure kandi dukomere before dry. Zenima Ezekiel, Imana ivuganye, ndakubona Ezekiel, ndakubona aho ngaho nyine wicaye, akazi byanze, no kuvuga ngo wasezera. Imana ivuganye nanjye irambwira ngo muri ako kazi wicayemo ni Imana yakaguhaye, nubwo akagambana ari keshi nta mugisha ugafitemo. Barakugambira uko bwije nuko buceye, nubwo wicaye muri iyo biro. Icyambere Imana inyeretse, baragutega amanywa n'ijoro before dry. Ugira umutwe udasanzwe, niko Imana ivuganye nanjye. Imana ivuganye nanjye irambwira ngo kandi itesheje agaciro imbaraga z'abarozi. Iwawe harara amapusi Ezekiel. Imana ivuganye nanjye irakurinze. Ikindi Imana igukuye impanuka muri uku kwezi kwa 7, niko Imana ivuganye nanjye, kandi Imana ikubambiye amahema before dry. Ndengeje ahangaha byaba ari ibyanjye. Nimyakire neza ijambo ry'Imana. Shalom. Marangwa Imana guhereza umugisha, utwigishije neza. Ni karibu utambutsa nomero zawe ku buryo wagushaka ko musengana yakubona. Nomero zanjye ni 07 30 62 21 0 07 30 62 21 0. Shalom. Karibu no gusenga. Imana nziza, Imana yera,
Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Turagushimye wabanye natwe, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Rengera intore zawe, tabara tabara. Jambo ravuze ngo ibyago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutsi, ariko ntabwo iyo ugiye gukora ukora kimwe, aho gukora byose. Mana ndatura umugisha. Bibiri ivuze ijambo rikomeye, ravuze ngo nuko Herode yari musohore nka mwica, ijoro joro wohereza marayika wawe araza afungura Petero mu maboko ya Herode. Narivuze ngo uyu munsi wohereze marayika ku ntore zawe, wohereze marayika ku muntu wese ugutakambira. Uravuze ngo yemwe barishina baremerewe munsange n'abaruhura. Uravuga ngo uraturuhura tukikoreza imitwaro yacu, urayikorera yose. Mana reka ukuboko kwawe kwera kutaboneka kumanukire kubonekera intore zawe, nikumara kubonekera intore zawe kureme ibitangaza. Urakoze kumana ubutabazi, urakoze kurengeye before dry zenimanga yasire tutaya before zenedra. Urakoze ndabyumva. Imana inyeretse umwana w'umukobwa, ndakubona Yesu bamwita Ruse, shobundi haterewe ivi ndetse n'umudiyasipora aturutse muri Amerika, ariko uyu mudiyasipora yasubiyeyo. Imana ivuganye nanjye ngo nubwo yagutereye ivi ariko nta bukwe buhari, ari kukurerega. Afite proje yo kuvuga ngo buri kazajya agutegure, ntajya hajya nyine abana nawe akwishimisheho niyongera agende, ariko nta bukwe buhari. Uyu musore arakubesha Rusi. Mana nambwiye ngo iyo ni pirate. Imana igiye kukuzanira original, kandi nubibona ntuhahamuke, kandi ntugire icyo umubwira. Urwanga urugamba bucece, niko Imana ivuganye nanjye Rusi. Netaya binifone dry zenimanga yasire tutaya binifone dry. Urakoze kurengera intore zawe, ni mu izina ryawe Yesu, amen. Imana iguhe umugisha. Urakoze.